umwana ngo yakubise amazi aragera kubita kuri parafo aramanuka umukira itavuga ati yo popo itavuga ati gira icyo unsaba urashaka iki umwana amaze gutuza itamuga ati ndashaka kujya muri green lounge umukira itavuga ati muri itabwira ati muri lounge harimo ndarya ngo harimo Brian na bya ngo harimo Muyango na bya bihomora ngo bya Brian bya bitinganye bicubita urabizi nyine atavuga ati umva ngo tubivanemo Nimugabo komeje kumwita ngo yitwa Bosco Thecat niwe ni Bosco ni Bosco okay bari kumwandikamo hasi ubwo be nago ndamushyiramo ubwo nyine ba Kate nago barimo kumva ukuntu uwo bitano Bella zam okay turaza kumwumva so umukire bwiye Philipita mudashaka Muyango uramunzanira nago munzanira ati ndamuzana boss Pati kope muzamure Pati wahageze okay nguyu yaje twakomeje ati nzanira Muyango ati uramuzana iki kintu ndagikora atumye Philipita yatumye Philipita Philipita abwira umugore ufite umugabo umugabo ninde Kimenyi yivi Philipita mubwira ngo uno muganga aragushaka kugucumita uretse gato yabawe tuguteza amatwi urabyemera ntabwo ubyemera uriya mwana yacumitaga nk'isazi kuva high school ibyo ntabwo bimureba pfa kumwaha ikiraka cyamuteza imbere anyway by the way ntabwo bivuze ko uriya mukobwa adakunda umugabo we ariko nyine ikiraka cyo gucumita nacyo ntabwo gisubiza inyuma umugabo yaravuze ati se urameza umupura imbere y'uko nza nako uranyoheze ifoto y'umupuri yabawe Philipita yatanze pasi hanyuma umugabo aravuga ati ariko mbere y'uko uza uranyohereza ifoto nuvuga ngo mbere y'uko njya kurya ndabanza ndebe ibicuruzwa urabyohereza ntabwo ubyohereza umukobwa aravuga ati genda byohereza asendinga nudes ndapfuye arimo akozamo intoki byose ndabifite are you kidding me mbera muri ya chat yose na undi muntu ubifite no bita DJ Sonia na Philipita arabifite kuko Philipita niwe bashakaho umaga make Philipita afite umupuri wa nuza wande wa Muyango na Sonia akagira umupuri na wari ufite nanjye ndawufite Thecat urabizi ko uri roromodo urabizi ko ngufata yana roromodo nshaka muna si bro jamu myself abwiye mwanga kumva igihe kizagira mu nyubakire zitate hano muri Kigali nta kindi ndenzaho iyo foto nkoherereje wayibonye okay basa umva ya message nkoherereje munsi ya rwa yirenge uretse ahubwo uri mukanya uhereye Kigali ngaho ndi oh my god okay oh my god bro
nta kintu kimwe gisigaye ndababara buri munsi man uri kandi ndababara bro God damn it. Umva se manza ubinsoreze reba message reba ibintu za manza nsubise ikibazo nkubajije urabukoze hanyuma utugaruke tugutega amatwi mu sharing live ngira murumva ko inkuru Thecat we inkuru araza kayivimuza nta byo kunyura iruhande manza muhishambo patikope manza turangirize Thecat ndagusabye oya nta gice avuga patiko nagusuhuje uraho fungura mic yawe urakomeye ndakomeye musa kwishimiye kubana nawe uyu mugabo nyiri Green Lodge bamwitane amwita Bosco yageze arahwaga kureba nibyo ngibyo ari nako nyine niko Muyango yageze hehe muri niko yageze muri Green Lounge nyine ubwo yagezemo nyine kubera ko nyine bizo system za kintu ari pass ya Philipita nasana bisobanure muzamo komeza ndakumva no bita nde no ahanga muri case haracyarimo Philipita na Muyango na Bosco ntabwo Sonia ndamenye uburyo yinvuye muri iki Patiko fungura mic fungura nta kintu uzi muri Green Lounge njye ntabwo dukorana nabo ariko nyine iyo muri kumbaza ntabibonye amakuru yabyo aho bituruka ntabwo ndahamenya pe amakuru aracyari mu nda y'isi kuva kwa Thecat umusa no Patiko pe umumanuye Patiko parabyaka nabiziho nabiziho nabayihanganye Patiko reka utaza kwisanga nabizi kabizi ariko nta kintu ashaka kuvuga arimo araba too diplomatic umumanuye Patiko realizing ko ikintu agomba kuvuga hano Patiko wadushyiriyeho umucyo ureze ngewe kumubwire Thecat ntakubeshye inkuru na gutyo nyine ya Muyango na Sonia ariko ngiye kumenya uko bimeze kuko hari amakuru na kuvuga ngo nabaye mu diplomate oya ubwo reka dukomeze kuri iyo miti ngo Muyango yabwiye Sonia ngo ajye kunywa imiti abanza ajye kunywa imiti iyo miti ngo kuhagera uri kwirukansa inkuru wetse gatoya uri kwirukansa inkuru cyane urimo kuko by the way Kejon yarongoye ubita Kejo ese none ibyo byo kurongora byo bishemo gute akuza abantu bahimbira abandi ukuntu bangana reka dukomeze dukomeje inkuru yacu ndashaka kumva aho Muyango na Sonia yaziramo ubwo ibiboro biboherereje umukire barabitanze umukire urumva niko nyine okay uwo bita Muyango yazanye timu muri Green Lounge azana Brian nicyo bitango teshe ikintu cy'igikundi cy'ibitinganyikazi byinshi cyane tugira inama ababyeyi muri Kigali ubona igikobwa gitangiye kwiyana ibintu by'amapantaro ukubita komeza so yazanye cya gihomora bitango ni Brian urumva oya wimutuka wiki nose n'igiki Brian we ntabwo ari gihomora komeza ariko guteza amatwi nyine ubwo Muyango yazanye igihomora ngo cyamubwiraga amagambo yayize yuko aricyo cyavugaga ngo agatuza nose wowe umuntu ukubwira ugatuza ubonye gig ya danger like a new gig muri club imwe ya mbere muri Kigali ntiwakizana umugabo baje guhura sasa so yazanye igihomora akizana aho bita Green Lounge batangira gukubita ariko umutipe bita Bosco nyiri Green Lounge ubwo yakomaga Muyango yari atangiye kuraga
man Muyango igituba gitanga nk'utanga ubunyobwa ntago bitindaho uzi ko tumye mvanaho tweet mvanyeho space yazi ko afite inyungu ari nacyo mushimira iyo mwana yazi ko afite inyungu mu kintu arakiguha so ukuntu byagenze rero umutipe man igituba rero uragikubita nyuma kikaza kugeraho kikakurambira umutipe yaje kugera ahantu avuga ati mva mu minsi mike ishize amezi nk'abiri atatu aravuga ati I'm done with this shit ndashaka uwo bita nde DJ Sonia araka aho niho twari dukeneye reka tuze rero dukomeze yatumye nde DJ Sonia yatumye nde amutuma Muyango bwa mbere yatumye Philipita umukomisiyoneri komeza ndakumva ribu rimwe ntabwo arimo kumva nukuvuga ngo Philipita we nukuvuga ngo Philipita we bamwita enebra ni wa muntu nuvuga ngo akora ibyo bita transferring nukuvuga ngo we ni umukomisiyoneri w'abakobwa Philipita ni umukomisiyoneri wa Bosco muri Greenland ribu rimwe ntabwo arimo kumva ubwo kugira ngo abone akazi nuko abanza gukora ikintu uko agomba kubanza kuzana abakobwa musharingirayo ribu irimo ntabwo arimo kumva bahari cyane urakoze cyane twikomereze so uwo bita Bosco amaze guhaga igituba cyane ndetse amagambo aremereye nkagira isoni ndakurahiye ugukoresha amagambo ari kuntera isoni ndagirana cya Muyango Muyango yazanye nde yazanye ba Brian cya gikundi cy'abatinganyikazi sijya komeza inkuru Philip itajya ku kazi aragenda boss ariko yatumyeho Sonia boss yavuze ati genda shaka Sonia ku isahani ati ngimwe itera bwaki indyo imwe itera bwaki urumva iyo wamaze gucubita igituba wakirangije abagabo twese turabagabo komeza inkuru umugabo iyo amaze gucubita urumva igituba niyo cya Miss w'isi ahita gihaga yes ahaga igituba cya Muyango ahita avuga ati ndashaka DJ Sonia komeza inkuru bohereza umucakara Sirevu Philipita byari binoroshye kuko urukumva impamvu byari byoroshye kumubona hariya Philipita no kwa Sonia bajyanye kwa kaviza muri ambasade barayirima bombi God damn it ndaguhaye urutonde niko bimeze umusa urabizi ibyo mvuga hari nawe ufite story nyinshi zibyemeza 100% we so uwo bita nuza rero uwo bita Philipita yagiye abwira DJ Sonia ati DJ Sonia mfite umukire uyu mukire arakugeza ku bintu utigeze ubona mu mateka yawe muri kariyeri yawe dore gahunda yo kujya muri Amerika yapfuye amaye nka dada kantemeta reka bikwereke azakugeza ku bintu utigeze ubona muri kariyeri yawe bamwita Bosco Greenland umukobwa se arabatangira avuga ati nose ko Muyango hakora n'ibiki byose ngo rero don't worry ntubigemo ikibazo wowe don't worry umukire ashaka urumva reba potential ufite ahantu uzagera muri nosi ibiki byose uri kumwe n'umukire n'ibiki byose yaramaze guteringa yaramaze kubura iyi visa wabonye urutonde rw'abakeneye visa ahangaha yaramaze kubura visa Sonia komeza ijya muri convention niyo niko ariko noneho nuko hano rwa Philipita rutarimo amakuru mfite ngo we na Philipita baragiye bariherera bararira komeza inkuru ese ko nta muntu ugiye uha visa money Kejon sa nayo njya sa bamaze iyo gumye gukora suko Kejon ari mu komeza
Kenjo nabayibereye mu bintu by'inkoko ngo muri noza hafi akakabari kinda hafi ya Nyabugogo winjira muri ntegereje dore ikintu kinteye amatsiko deka ntegereje ahantu izi message no guterana amagambo kwa Muyango ahantu kuri wasoje kujya mu kuri wa urumva birimo bagenda bihura kugira ngo turashaka kumenya ukuntu umupuri wa Muyango wageze muri telefone ya Sonia rashize ariko nyine aho turanga umupuri uri muri phone yande ya Sonia na Philipita nawe ndavuga nyine oya ataka kanya ndavuga muri story ko nateye ubu kakanya kugeza umupuri uri muri phone yande ufitwe n'uwitwa Bosco kugeza icyo gihe n'ufite umupuri wenyine n'uwa ufashe nyir'ubwite so uwo bitagire Sonia Philipita yamubwiye ngo umusore nako nk'umukire ngashaka gucumita DJ Sonia wamubwira gahunda ukuntu imeze arabyemera ariko none aravuga ati none Philipita yamubwiye ngo ugomba kumwoza nawe umupuri ariko DJ Sonia yamubwiye ati wapi nago nagira gute nago namwoza umupuri nimba shaka ibintu ubwo araza duhure ducumitane ariko nago duhure yumva iby'imipo nago birimo cyangwa muhe viewers kuri Snapchat ariko nago nakora iki nk'iby'abana bo mu academy nyine King David wari bivuze gutyo ninde uri Sonia duhura giteme ariko ntago nakimuhereza kuri telefone ako nago nagohereza ifoto Sonia kimako kiri hanze komeza okay ubwo impamvu yajyanze ntabwo nshakaga iki cyambe cyakiri hanze bwo wenda ishaka ko atashaka icya kabiri yasanga araciye imyeyo muri iyi minsi none komeza komeza gutyo umukire barahura umukire arakoma umukire yakomye uwo bita Bosco yasukwe yo bita inde Sonia no uwo bita Muyango ngo yaranyaraga akageza ngo ku gatebe uwo bita Sonia yaranyaraga akagera kuri parafu babalao umworozi w'ingurube none arimo araseka cyane nagase baciye kwa wa mama ugize hano ngo yitwa mu rubohero ngo mu rugo ndagase ngo Sonia ariko ahangaha Sonia wibuke ko yanyariye umuyobozi wo muri ntuza wo muri Skol ahita amugurira Benz bro umutipe bita Bosco ngo yabonye ikintu bita amazi kuri parafo ndagazi yawamwe nk'imvura mu kwezi kwa kane ngo mbere yuko ngo Sonia agiza kunyaretse avuga ati Muyango mumvane muri iyo club oya umwana yanyaye ngazamura ikintu bita fontaine bro none ngo yanyaye umutipe urumva yanyaye nandi ibintu byinshi akoze umukoboyi niki kintu cyamusashije umwana yanyaye tabati uyu mwana nta kibazo yigeze agira mu mikurire ye kabisa umwana ngo yakubise amazi aragera kubita kuri parafo aramanuka umukire ahita avuga ati yo popo ahita avuga ati gira icyo unsaba urashaka iki umwana amaze gutuza ahita amubwira ati ndashaka kujya muri Green Lounge umukire atavuga ati atabwira ati muri Green harimo ndarya ngo harimo Brian na bya ngo harimo Muyango na bya bihomora ngo bya Brian bya bitinganye bicubita urabizi nyine atavuga ati umva ngo tubivanemo so ubwo tujya kujya mwabonye mfite sho bundi wo bita Brian arimo arebana n'uwo bita Philipita mwabonye ntabwo mwayibonye twarayibonye
iriya video mwamenye ko byabaye wapi Brian first of all aziko yarakariyo bita Philipita ngo kuko yatanze ngo umugore we mwipasi umipasi umugore ubwo turavuga nde Claudine icyakabi Brian yarakariye Philipita ko akazi ko Philipita mutwaye akazi kuko Philipita we na boss Philipita umva ni enabler Philipita azana abagore azana umva icyo boss ashatse arakimuzanira bure ntabwo mwabonye kuko Philipita ukuntu yashurangaga Philipita ikintu cyo shaka gukora yari kugikora najo niyo ashaka akabwira aba bounce akabwira ati uwo bita Brian mu muvana hanga reka kundeba cyane mu musunikanze ya club yari kubikora Philipita afite ijambo muri Green Lounge kwa ko Philipita azana abagore kwa boss so izi message rero nizo tugezeho ubwo Muyango yavumbuye yuko ubwo akakuru kamugeze yuko boss yakubise umwana nyara kuri parafo Muyango arabimenye kandi Muyango aranyaye ko hehe ku gatebe akabona umugati cyo kumuva mu urumva mu muntu ahita avuga ati what the fuck bro igikobwa akazana urabizi ko yago acumise nde Sonia we ariko ni ex girlfriend we urabizi ko yago acumise Sonia oya ni ex wa girlfriend we barabanye nk'umugore we n'umubabanye barabanye ibyo ni ibintu bizwi yego yago kaba yashaka gucumita Muyango nibwo bitakunze ko yakumubabaza oya abo katemete bro ariko man amakoma muyasi cyane nacyo yago ni inshuti yakimenye bya hatari ntabwo yamurongorera umugore nanjye ni umugore wa kimenye nanjye ndi inshuti yakimenye ariko Muyango namuswera so tukomeze ngiki okwe nakumuswera kera ubwo nabona abikora kuko hajyamo abatinganye n'iki byose byaranje kejo niwe yajyamo ngenda hari kejo niwe yajyamo urumva bro besuranye gute rero kugira ngo habeho amagambo bari bafite beef kuva kera yuko bitaga DJ Sonia festival yangaga Muyango amuhora iki yamuhoraga yago yago nimubona amaze gusaza mugira ngo yago ntago yageze gutigesa Kigali yago yasweyo bita Anita Pen murabyibuka cyaze byo ngo yagoneye mu amavideo menshi y'inkumi za Kigali mujya muri biganiro uwo bita cya kigoryi bita ngo DJ Brian kuri YouTube kivuga ngo yago muzajya kirabizi ko yago ashatse gukirangiza afite amavideo nari gusa komeza ndakumva okay reka twanyeza ngaho ikiganiro kirangiye ego no izi message rero yitwara no kuntu Sonia yabonye video ya Mukakinu yari kuyibura gute kandi cyaranya akagera kuri parafo ariko sinawe ntukagoreka Thecat kandi akubwira ko yanyaye akagera kuri parafo no yanyagira kuri yagize ngo wenda umukire nanjye ngo umukire aramubwira ati se wenyine dore narunaka narabisoje reba oya Bosco nge mu ifoto ya Bosco niba yarabikoze bya biteye agahinda kuko muhamagaza byivugira nuvuga ngo Bosco no wahereje nani Sonia video yande ya Muyango
niko bimeze inde Bongo Bosco niyo Philippe iyo video ya kugira ngo ive muri telefoni uwo bita Philippe tambwiye ati zana umwana bita Sonia Philippe nk'umwe mu bacekara nyine babayeho mu mateka y'isi aragenda zana Sonia umwana akubise abona umwana nyara kuri parafo naganya kuri kagatebe he kakane gatoya ko hasi ahita avuga ati urashaka iki aravuga ati ndashaka green lounge green lounge ubwo yarimo abatinganye kazi na Muyango baba ati aba bantu mubavane hangaha urumva gahunda yo kubavana muri niyo yakurikiye hanyuma umukobwa utarigeze umenya memo actually she did not get the moment bro wo bita Brian ntabwo yamenye ukuntu gahunda yagenze yavuye Igisenyi gucumitana kwa toxique asanga Philippe itarimo arakirininga out iyo bita green lounge ya taking over Muyango kimara kumenya yuko bitari bukunde yuko atagaruka green lounge atajya Uganda Kampala yafite passe ikintu kitipe ibya Uganda nabyo ubwo twabivugaho Tony yamaze kumujugunya hanze muri make umukobwa wa mbere uyoboye muri Kigali ninde ni Sonia unyara kajya Sonia ubu ni Sonia hanyuma rero nk'umuntu wari inshuti ya Sonia mbere yuko bashwana Muyango afite ukuntu yari inshuti ya Sonia bari baziranye mukunda hano hari imvugo igira iti so ibyakurikiye n'ibingibi rero ngo tujye kujya kuri message yego Muyango ari muri Uganda amaze kumenya ko Kigali imurangiranye anyway Muyango yararangiye byarangiye twese turabizi ko yarangiye c'est fini it's done finished no muri Kigali n'abamagagazi bose barabizi Muyango yararangiye c'est fini urumva ibintu yijyanye byarangiye ibyagerageza gukora byose yarangiye ari muri Uganda ubwo yaravuze ati ngo urumva atajya kuvuga ngo urumva amenye urumva ko Sonia ari we uri mu kibanza arimo gutwika umwana unyara kuri parafo amaze ngo amanuka nk'imvura ibyo byose arabyumva umukene iki byose umva aserera n'umukire bita nde Kejon Bosco ukujikura ko ngoyo tutatumi what the fuck umukire akakupa phone wasanga ari Sonia wayikupaga wasanga Sonia wayikupaga Sonia niwe wayikupaga umugabo yari yajo bamenye urumva bro umwana yese agira ate yahise amenya amakuru yahise amenya amakuru ubu rero mmenye impamvu jihad ari atandikiraho bita wese none reka ndashaka kureba umupuri wa Soni wa nani wa Muyango ejo uwo mupuri batugeraho gute ndashaka kureba umupuri wa Muyango nonese bikatagiye agiye guzana ibindi bimenyetso ariko se mwatapinze screen mw'abantu wagarutse asemani uzi kuri kuva nkagira ngo ugiye kunyoherereza ngategereza uzi kuri kugenda ngasigana sikurenga kuri WhatsApp ne byaranye
Ejo yo shaka abantu ohereza abantu batagiye gusenga abantu uyu munsi hano. Yo iyo message yose iposting kanze nyirebe. Ubundi ni wowe wanyu. ubwo ubu puri uri hasi nago nawe ofite n'amafoto umva n'amafoto abiri imwe arimo arakora mu gituba indi nayo arimo arakora hafi yacu ariko yacyobuye yaceguriye nde kenshi yaceguriye nde wiswe B uwo bita B kakomeza video avuga ngo aha mama ibintu byo mbabwira nababwiye ngo iki mukanya musome bamura isi ikote y'ikiro soma mwemuretse soma ndeka ndategereje so nukuvuga ngo mukanya tutagera nababwiye ngo iki umusaza yahageze ndeka soma kejo ni soma reka nisomere humura isi ikote uwo ni Sonia Muyango amusubiza mu magambo agira atya ati ntabwo izanyota kuruta sheri banza unywe ibinini by'iki turaza neza manza unywe ibinini neza naho njyewe Muyango ndi self made ntabwo wandwanya aramanuka gato ari prenga agira ati ntabwo uzanyota kukurusha sheri oya ibyo ni byumaze gusoma ko ni byaje gusoma ego ati okay that's why uri kumwe n'umugabo wawe mama muretse gato kamanze ngo amazi uri kumwe n'umugabo wa ex wawe se ndapfuburetse gato no uri kumwe n'umugabo se uri kumwe na ex umva ngo uri kumwe n'umugabo se ex ni yisoma nka ex izo nka si nyine uri kumwe n'umugabo nyine ese ni urumva nyine ushaka kwigira ko morali uri high kuri njyewe so niyo mpamvu uri kumwe n'umugabo wawe se so umwana mama mukomeramo niyo mpamvu uri kumwe aramucyuriye ko atandukanye na Kimenyi yatandukanye imbere y'abanyarwanda keke ko yakoze ubukwe kumbe yiruka inyuma cyangwa gutanga umupuri niyo mpamvu uri kumwe n'umugabo wawe se Muya utuje twabana kuko uzi ubwo afiki ubwo uri kumwe n'umugabo wawe se impamvu yavuze ni kuri iki Kenton igeza hiryoshye bari baduhaye bya bintu bavuze byose murabyumvishe batandukanye mama yake namuzana mama erega Muya utuje twabana kuko uzi ibyo mbitse God uzi ibyo mbitse ntiwavuga da nonsense umukobwa hano nawe yaje amukubita mu gihorihori uretse gato ibikise wabiciwe akantu kagenzwa no guteranya gusa urampemukira n'ubundi ibyo nkora ntiwabikora erega bro hano umuntu arandika ahita wumva ko ari we wanditse bro hano umuntu arandika ahita ubona ko ari we buriya na conversation iravuga ahangaha murarenza wiki umusa ndacyategereje beka tamu dore munsi niyo video ni hiti jodo Sonia ari gukwitisha inyuma isazi musimbura nabo kutimana tambaye ijwi ririmba uretse gato na wamusimbura ubundi ngiyi chati ya nyayo sasa Allahu akbar yaba
Mumbwira akantu kareza se. Yego. Sonia se yohereza umupuri wa Muyanga hoza Muyango. Kubuki? Iyo polisi ngayimanutse. Sonia se yohereza umupuri Muyango yohereza Muyango. Umupuri we iwaze gukwereka bro. Iwaze gukwereka umupuri wawe imboro yawe ndagasuka. Ukabona wareheje umuntu w'umukire. Ukaramusukaje na muri kuburana muri chat. Akoze umupuri ndagasuka kugura mu maso yawe ndagasuka imboro yawe bro. What would you do, bro? No Godfather baza arakubwira hari umuntu muri uwo mwandiko muri kuvuga watujyanye muri RIB ngo tujye kwitaba ngo twasoye video ziwe ngo z'ubwambure. Bari kugira n'ikintu ari agatirisa muri toilette sinzi n'ibizo video zibuke. Urabyibuka Muyango akana ngo toilette ura musore arya n'umwana wande. Aho naritabye muri RIB rwose njya gusinya ngo kuntu video zageze muri groupe sha. Umva uriya hariya wazize ubusa ukabyara. Wazize ubusa Muyango we macubitana n'icyana cy'igikobwa ndakizi. Wabonye kwamagana. Oya nago nzi niba ari umusore w'umwana tutavuze ariko tuzabivuga igihe nikigera ariko nyine wasize ubusa tu. Abantu bose mumenye ko uwo bita Kejo yazize ubusa. Sha nararenganye pe njya kwitaba nazi sinjya Muyango. Urabyibuka sinjya murashya z'ubwambure bw'abantu. Akavuga ngo nagari we ngo nagari Muyango uriya ni Muyango. Uko mwabiketse niko bimeze. N'umwana wa generali. Uwo mwana wa generali. Reba ntuza ngo hayi. Ariko rero bwabutinganye ufite ahantu bukomoka kuko hari ababaryaga trisamu. Gaga trisamu. Mwibuke ko banasomanye abakobwa barabyibuka. Ubase aba tipe mani bakeje ni wowe cyane mani muri nuza mani. Baba cyane muri RIB bro for no reason maniga. Reba WhatsApp yawe. What's up? Saura ninde man? Mani ariko se nawe ndaza kukubwira tuvanga. Okay, that's what. Reba niyo yindi ngo reba niyo yindi. Ere gihe biteye ngo Kigali abaye Kigali. Reba ngo wundi nkweretse. Let's check the words. Man, kuki Kejo na hejuru yanjye? Kamumanuri. Kejo bugiye. Kejo bugiye. Muskanya ndagasa kashina kanya. Kiramutse. Wariri. Garo Kejo n'umwana mwiza mugarura. Ntabwo namanye nakatse kugira ngo mugarure mushyira hasi yawe. Kejo nawe avugiraga hejuru. Warebye? Ongera urebe mani. Uvuga kuri noza kuri sa. Kuri WhatsApp. Team Sonia ko babaye benshi hasi. Yenda gake. Team Muyango. Sonia. Mani mutapinge screen. Yo ure ninde man? Ndakubwira uraza kumirwa umuhungu wawe ibintu ari gukora mu mujyi wa Kigali nagahoma munwa. Uwe nyene we mungu. Abanya video y'umuntu uri kubikorera kuri suka mu marembo. Si bro. Uwe inyusi. Ako cyazura mutipe we yanyemeje ibaze kurongorera umuntu mu marembo ya suka mu marembo y'akabari. Kinyusi ni kinyusi man ndakubwira. Kinyusi nde? Kinyusi ari bakitufite batugira bakinyusi bangahe dukomeze story. Ntabwo navuga cya kigoryo. Dukomeze story. Ntabwo navuga cya kigoryo. Rito nigendera. Ntabwo tujyayo umva twagiye hano urabibona? Wari ukitubwira iyi conversation yarangiye gute? Ye. Iyi ngiyi aha ngaha.
akimara kubona ko bamuhaye amafoto na video yiwe yahise bityo bo uwo bitagije Sonia yoheje Muyango ama video Muyango ashaka kugira danje atamwese amafoto ye arimo urumva arimo gukoza intoki mu gituba reba WhatsApp yako siko ndi kwandika ntunsubize tipa ni cyumweru kwimana uzi ibintu Muyango yasubije se yabaye umufana wiwe bagi abantu bazanye abantu uretse gato abantu bazanye rumazi urukumva bagiye barakoropinga batwereka conversation iri kubaga Sonia gusa urumva ntiwarekana ibyo Sonia nawe yavugaga niyo mpamvu rwanda ni Sonia ndamuzi n'umwana mwiza ntago yaseba wenyine oya Sonia ni ikigore agendiye yani cyo singikiriya hasi dukuri agenda usubura kumva rero none ze we ibingibi rwanakoze bigize icyaha niba batanabizi niba yarasakaje ubwambure bw'umukobwa mugenzi we bazagifunga ahubwo dukeneye kumenya ukuntu izi chat zageze inaha n'ukuntu ntabwo abakorwa basone ariko rwabisakaje barakirega bagifunge reka dutore ure kumukuru manzi ugere hano bararuzirika sharing live tugiye ko baverisiyo ya kabiri Thecat niba agiye kuri telefone ari kuzana ibindi bimenyetso unamo Muyango attention ça va guys mutapinge screen mwandike mo good live tap the screen mutabige kejo ngo babahe kumupuri mu maziki timu soso Jakingo yabaye timu Sonia yisize n'amarangi Gatema yabaye Muyango Ndewe nakifanira ugeza kwibati niba koko gira kwibati yo ndewe ni timu mabati yo message ni posting inagari yo na ujitari yo no ntabwo nabikora mane ntabwo nabikora no ujitari cyo oya ntabwo nayikora ongera umpinda so what the fuck is going on nyoherereza iyo yindi ushaka kumva niba ari umuntu nashyiriyemo imiyaga ni umuntu bita Muyango iyo nshaka kohereza nayikoresha Sonia amaze kuba intoza yamaze kuba Sonia umupuri amaze kuwushyira hanze Sonia aho hereje nyirawo umva nkubwire umusara uri kuntera agahinda buriya nawe ni musome Sonia yahise azana ikintu gito umusundi atawushyira hanze atawati ariya sheri uyu si umusundi wawe ako Sonia man Sonia wecheka ko na musundi uri hanze man Sonia nguyu hana reka ndiye ari gukumva muzamure Sonia nguyu hana ari gukumva muzamure nyine azavuge ko tubenye uri moderator muzamure bamuzamura mute ntago mbizi bro ibi bora bya technology ntago mbi reka muhe request
So nizamuko tubwire ukuntu wabigenje. Sonia namuhaye request. Reka turebe. Ngo timu Sonia. Reka nkubwire ikintu kimwe umusa. Ni ukuvuga ngo Sonia urumva? Nta Sonia nta Muyango urumva? Sonia nta Muyango urumva? No kuri kw'Imana uko niko kuri nta Sonia nta Muyango ubyumve pe. Nyine ibintu ushaka kuvuga urumva ikintu njye nawe dupfa ujyana na pare emosiyo. Anyway nkwereka akantu kakaba harabura abantu 6 tukuzira 1000 mukoreshe ya, harabura abantu 2 bonyine mukoreshe ya. Yo bro, wa mwana wemeraga cyane afite umukobwa umurya. Reka nkubwire reka unyemerere nituva kuri iyi ntuzo mpamagare tuvugane. Okay, nta kibazo. Urabizi you know the vibe, bro. Reka nze nkubwire sibyo. What you have to know, I will protect that person until kuva ku mwuka wanjye wa nyuma. Ikibazo utanga energy zawe so much and that's what reka nkubwire give you energy so much. Ndaza kukubwira kandi uraza kunyumva. Ntubizi ko ntajya nkoresha amarangamutima. Amarangamutima ahubwo abantu bazi kugira amarangamutima cyangwa nabyo bazi. Umusa reka nkubwire ikintu kimwe, niba ari ikintu cya mbere nkora ngenshi mu gaciro urukumva, those stuff mbwira maybe I know turi kumwe, but I have to protect that person kuri cost yose byansaba kubera impamvu kandi nzayikubwira yumve. Natwe nyine ariko nawe urabizi, that's what we do always. Yeah. Kudevo nyine bit litagishobotse. Are you sure? Of course. Yes, of course. Urabizi. Thecat ndakunyamiye. We. Abatipe babonye message ntago bayibonye. Thecat. Umusa uziko no mukanya waje ugahita ubivugaho nkakwinyiye ukanyemera n'uyu munsi nyemerera tuze kuvugana. Ariko nyohereza kana kantu ndi kugusaba. Akaye. Kano kantu mani urabona reba WhatsApp yawe. Anyway reka bira Paul. Umva. Yo reba mani rero nakwandikiye. Boy by'imipuri ndabiguhereza man. Tuve live. Reka dukome. Byose rero biguhereza byose nkwereka ibintu DJ Sonia yashyize hanze byose. So nukuvuga ngo ubu turi kuvugana umugabo bita Bosco niyo washyize intambara hagati y'abantu babiri. Hanyuma tugaruke kuri iyi ndwara rero. Iyi ndwara bura niyo tugaruke gato. Iyi miti wowe utekereza ko ari imiti y'ikideka? So uwo bita Muyango nawe yaragarutse kubita DJ Sonia. Aramubwira ati ntabwo izanyota iyo nisi. Ego. Kukuruta sheri. Banza unywe ibinini. Bo umuntu akubwiye ngo banza unywe ibinini muri nosi. Yabakubwiye iki? Kejo. Mungu ukunda inyama zo hadi ni top chief. Top chief si acaba occasion ubone igezweho hotel ya mbere. No ari kubona abadamana bana uzabana. Kera ari top chief ariko dufite case. Asina mwamuswenda gaswike uwo bitare damana aryamye Nyamirambo. Ibyo bintu ushinja. Okay, so uri top chief mundaka kubwira ngo banze nk'umiti gashino kanya na ntonyenereho. Iyi miti wewe iyi miti
umva ushyize muri analize iyi ni uvuga impamvu yamubwiye kuri iyo miti si rwose uko azaho Godfather Kejo umva ikibazo ndi kuvuga Thecat urumva iyo miti bivuze ngo iyo miti uwo muntu bahuriyeho yarayinywaga noneho birangira bose bavuze ati banza unywe imiti sheri niba utaruza amakuru nicyo kintu ngiye nakeka bivuze ko Muyango afite amakuru ko Sonia imiti ngenda ndabona ari nk'imiti y'umutwe. Oya ahubwo uwo muntu oya umva Godfather bivuze ko abantu bahuriye uwo muntu bahuriye uwo muntu wundi yamutwaye yeba bawe ubu ngubu ndabikuriye uretse gato no uretse gato bivuze ngo tugaruke kuri uyu yabwibiraga ibanga motherfuckers bafite ikintu bita IQ mu connecting dot uretse gato ni ukuvuga ngo uza we ariyizi Muyango ariyizi uburyo ahagaze kandi ntabwo ajya gucinja umuntu ibintu by'imiti utazi ko uhagaze uretse gato kandi noneho yaranyaye ageza ku gatebe DJ Sonia yagera kuri parafu kandi nuvuga ngo ni hagati ya Muyango na Sonia ndo wanyaye mbere ni Muyango nukuvuga ngo uretse gato ufite ngiye kubahereza ngiye kubahereza story hano ambereke kamakinira agakomedi gahuye n'ibintu neza Thecat nani atubwiye ubundi dore story kuri murebe kano ka video mureta kubona story ikintu Muyango yashatse kubwira nde n'ikintu Muyango yabwiraga umuntu bita ngo Muyango ngo we yari yikingira iki ntabwo turamenya icyo bikingiraga yikingiraga kandi ntabwo turamenya ibyo bintu murimo kubwa ntabwo tubizi ariko story ubundi ntabwo twagera story ya Muyango na ntuza nuko iteye mureke murebe story ya Muyango na ntuza na Sonia murebe ibyo Sonia ibyo Muyango yakoreye Sonia mureke murebe. So where is she now? She's not too far. Yeah, she'll be here soon. Oh, thanks, man. But that girl though, did you see her? Yes now. Like 4 rounds. Bad guy. You need protection. Guy, you down. What's that crypto brand that used to trade bitcoins and gift cards? Oh, it's Big Global Ventures. You can trade your gift cards and cryptos with that. Okay. I just now check them out. Did you use protection? Guy, what's with you? Use protection, yo. Jesus. Muyango. No way. Your balance was extra. Why are you paying her? I paid her to give you HIV. Muyango. My question is, did you Muyango mwemera ko atekereza yuko bita DJ Sonia afite HIV? Muyango. Zamura Muyango. uyu munsi Godfather yanze kubahamagara ubundi hari ukuntu bahamagara telefone bakisobanura n'ubundi akavuga byose ubundi DJ Sonia yemera ko afite nyine HIV. No iyo audio nyine y'aba Nigeria turagendera mu biganiro okay aha ngaha tureke kunyira nago tureke ku India rya hano Muyango yabwiraga Sonia gufata ibinini by'ihe ndwara kumvikana hano tugiye kwifata mu buryo bubiri yarasanzwe ari inshuti ye azi indwara arwaye niba atari inshuti atarazi indwara arwaye twumvikane gatoya twibuke ko Bosco bivugwa nk'iyi nkuru kuko turi kuyibona niba n'iyi video nani Sonia yarayihawe na Bosco yamara kuyimuha Muyango akavuga ati rero umukobwa mbere y'ibyo uri gukina nabyo manzi ugiye kurya ibinini Bosco wagucumise yabanje kuncumita kandi nzi uko mpagaze reka turi kubyumva
Naho nanjye niho navuga. Ndabyumva bro. comment na nukuvuga ngo nabanje nje nibyo na kumwe mu yandi magambo nabanjeyo namuhaye transfer inama nawe gira ryanga Buretse gato. None se izi make sense mukore ingedote Muyango ni inshuti ya ibi bintu biri so deep twabega umwanya uhagije. nukuvuga ngo iyi message Thecat turibaza tuti Muyango yaba yarapimye uyu mukobwa niba ataramupimye niba ataramupimye yamenye amakuru ko yanditse Bosco kandi Muyango azi uko Bosco ahagaze niba barahuye akindi yamuhaye Nkubwira umuntu wacumise Muyango ya mbere utari Bosco oya yago nako de Sonia ni Sonia harimo Yago harimo Philipita harimo ariko niba narakwanya na Philipita harimo undi mutipe wacuruzaga ibirato kuri Bazirete ukora muri ntuza muri ntuza muri score yamuguriye imodoka aramurongora arangije kugihagara amubwira ati nsubiza imodoka yo andi bita CEO oya nguyu Kejon yaje kuma komisiyo ngo ndekubishyira hanze nari mfite n'amavideo byose nari mbifite Kejon abasambanyije Grace yariye nabi urumva kuno byagenze Kejon nguyu araza uwo mugabo amafaranga kugira ngo ntabivuga ndavuga kumana amafaranga yawe reka mbireke so mu magambo make Muyango gushinja uwo bita DJ Sonia Sida nawe nuvuga ngo uri kigoryi cyambaye mu mateka y'isi yabayeho kuko nimba iyo Sida urimo kumushinja nawe ibyo byose yakugeze kuko uwacumise nawe yagucumise uburetse gato numvishe neza ibyo nanjye navugaga niba kuko bivugwa ari byo kugira ngo umuntu agushune ikintu nuko mugihuriyeho ataragupimye atari so atazi uburwayi bwawe akubwira ati jya gufata imiti nuko abazi ko hari impamvu urakoze cyane nukuvuga ngo niba Muyango nicyo kigoryi cyambere muri nosi gushaka ko umuntu umubwira yuko ngo arwaye Sida kandi we yacumise nawe yagucumise muri abenda hamwe that's stupid nigga. Aya God damn it. Mama yake na muzana mama ibinda bigira nte Sonia ntabwo yaramaze kabiri atari ariko abantu barirukanka bro inyana zimwe ziba zamaze nibo bantu ufite ndagasikara live man babaje ariko guzimbura mukoro zibaha umunsi wanyereza amadolari 800 ndagasa bakunditi kuko bimabere abanyarwanda mutapinga screen mwamase nta nubwo bashobora no gutapinga screen dyo ku 800 bamaze kubikira screen mwabigorje bishobora no gutapinga ariko urabona ukuntu wazengera wa musukara nyina utema ibiti muri Canada nkahita ati mujya urumva wazana Kejon nkamubwira ati Kejon murekera hano so this is a game nta miyaga ushyiramo kuko yagiye cyose nta bakuru bo kwisibo bahaye musumba zose ngo gatsindwa mwe ni gute mwandika inkuru ngiyi ngo Sonia yabihakanye kandi yahakanye kara kantu ko hejuru gusa ngo ni murebe conversation yose umba umusa nkubwira kare kare twe nawe tuyatugena muri biboro tujyana n'umutima wacu no bagiye bafata kara kaboro Thecat ikintu kibaje bafashe kare kaboro urabona kara ka message kakakwereke babanje bafata kano ka message ga cropinze akangana urana kwa akangaka gusa Sonia aragenda aravuga ngo fake news none uraje uravuga ihindutse fake news gute kandi conversation yarakomeje ngwaye story conversation yarakomeje Sonia ngo vayo ni conversation yigira fake news zama Sonia zabisobanura Sonia mu mateka y'isi nakuzateka ntabwo Godfather uzi ikintu kiba kibabaje se wari wambona muri fake news reka ikintu kibabaje nuko nabya bigirwa binyamakuru byacu bihita bibyandika bro umva ubwire rero bino bigoryi umbwira amasina yabyo nka 2
reka nkurebere kuri Twitter. hari kimwe bita ngo Emi kwisi bose si babuda none se Wese bo bari baba- kubikora gute? Emi we ni kunyarwanda Emi nyawe Ndakubaza babura kubikora gute? Ndashaka kukubaza babura kuvuga ko ari fake news gute? biriya bigoryi nama kuri we bifite Oya uretse gato impamvu the choice batanguranwe nuko nyirabayazana ari kiriya gicucu ngo ni Philipita. cya kigoryi Philipita gashino kanyoko Oya rwungu Tabanga Mina tena no abakobwa bajya bro nimubona twakuza live mujye mumenya ko mugize amahirwe yo kumenya makuru ya nyayo ibintu musoma ku binyamakuru munyamakuru ibintu by'ubugoryi abaswanye na nago tubemera ntabwo tuvugana nabo ntabwo dushaka kuba inshuti ya bro abagaitas ntabwo dushaka kuba inshuti yabo nta n'umuswera wandika ikinyamakuru cye na kimwe cyo mu Rwanda nshaka inshuti n'umwe baragenda muri bigoryi nta n'umwe nshaka n'umwe. hanyuma Sonia ibi ngibi byaraza babishaka amakuru byabuze bro ni inzerezi zawe z'ibigoryi bro abantu bagikurikira amakuru mu Rwanda mukurikiye ibinyamakuru muri ibigoryi muri inshuti nkabo ndabaza niyi nkuru niyi ni fake news Sonia we iyi chat yakomeje Sonia arongera kubeshya abanyarwanda ngo ni fake news gute kandi conversation yarakomeje ngamubwe yongera posting n'abavuga ko abeshya Sonia please my baby please aho vuga ko niyi ngiyi ari fake news tubwire ko niyi ngiyi ari fake news ahubwo ikintu ndi kwibaza fiance wo muri Amerika biraza kugenda gute Beka Elise fiance wo muri Amerika Sonia afite fiance biraza kugenda gute Sonia harya ni Sonia we Sonia so undi Sonia ibyo murabizi uravuga wowe noneho se kandi ndi musoni undi musoni akenshi ntabyuzi Sonia wowe harya wow okay tubireke Sonia nzi nindi Sonia harya undi uzwi witwa Sonia nindi Sonia Rorase umukuru wa Pameras ndiko nari umuntu wanditse muri comment ariko se wagiye upfusha iki kiraje ntabanga kigira kingerera mu kanwa agira ngo wameze isabuni kandi nari umuntu wanditse muri comment hasi nyine ntabwo agomba kumuvuga nta twari twamucecetse wowe nande wowe nande mwamucecetse Sonia wacumise wa mukoboyi umugore wa Ken Madra okay umuntu ufite level ya 29 ngo agiye mujyana neza umakazisha Sonia usambanya wa Ken Madra Sonia usambanya subiramo ku kantu numve Sonia usambanya umugabo wa Ken Madra muri Mackenzie kapiteni afite za inyenyeri ntoya eshatu umusambanya bamwita Sonia muramukazi wa Debeni urakoze cyane sister mukuru wa bita Pamela Thecat dufungira yivu iyo ngiyo mwisuyemo nimugoroba ahire rimwe niba numvishe neza Sonia Mungu wangu ngwitende gitari mwitende mana we harya yitwa Sonia ndi ngo ninde utabizi yitwa Sonia ndi amubonye niba ari Hilton ngo Hilton gashino kanyana ngo Hilton
mukuru wa ngo babyita gutanga umusada ngo babyita gutanga umusada akari mwiza se buriya yakemera umunyarwanda da mbona abandi bigira kwa perezida no mu mbunda uretse gato ngo yigira kwa perezida mu mbunda agasukara nyine babyita gutanga iki ngo yigira perezida imbunda akinjira imbunda za nyine abanyarwanda muhindutse uretse gato Keria ese mana basikagira ko katama gift man nako se mwatanze gift mwebwe babwire bamereze era endagaza ndashaka umukire mitamwe ngo bitashata utanyoreze the biggest cyangwa turi hafi n'abakene man ntabwo ari abakene benshi cyane asikera ntabwo harimo abakene hano ngo nkwitende gitare Kejo ako amanya ngo bita Kejo owakabi ngo mwita wakabi gashino kangiza ngo wakabi buretse arahari ndi gukora umusa ngweke indi yinyereke ndayitegereje wari wagiye wayimpaye bro ra mukobwa nyandikiye message so deep uravuga uwuhe muri bo bamwita Muyango Korodera arimo cyane nagende Muyango ajya yigira arimo aramwe ngo mu buzima nibwo bwa mbere yagera ahantu nkaga man kuba yavuka uzasubiri butarura beshya nyine ngo urumva ngageza hano yumva yuko atazi ahantu isi yerekeza na Muyango nuko Muyango yavuze ngo ngufashe iki bro reka nkubwire giye bura nuko ngenda gake deka ariko nituvanga handa kwereka nituvanga ndaza kukwereka I will show you something anyway nakumva musa nkiri bino abanyarwanda tukize babona hanze turitsa turagutegereje bishanze bro go ahead kabisa